turabasuje cyane tubifurije igitondo cyiza nkuko bisanzwe mwebwe mwese mutwumva amasaha mu gitondo igicamusi cyiza kandi kuri mwebwe mwese mutwumva amasaha nyuma ya saa sita umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mutwumva amasaha y'umugoroba hanyuma kandi tubarero kubaha ikaze muri amakuru agezwe muri iki gitondo cyo kuwa gatatu tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 hanyuma rero tubaha ikaze tugiye kugaruka n'ubundi mu makuru y'ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC ndetse n'ihuriro ry'ingabo zigiye zitandukanye bishize hamwe rwose kugira ngo bafatikanye guhashya uyu mutwe wa M23 aha harimo abamiliseneri ingabo za Sadeke abarundi FDLR ndetse n'abazarendo mu by'ukuri rero nibo bishize hamwe kugira ngo babashe gutsinsura cyangwa se kwirukana uyu mutwe wa M23 wamaze kwigarura ibice byinshi hano muri teritwari ya Rucuro Masisi ndetse na Nyiragongo muri rusange muri iki gitondo rero n'ubone nk'ibisanzwe ntabwo nijye nyine muri studio ndi na Sina Makosa baramutse neza amakuru yawe ndakeye neza fighter komera cyane neza cyane dushimire cyane rero mwebwe rwose mutwumva ndetse rwose mukaba mukunda n'ibiganiro byacu by'umwihariko abantu mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kwa duterekaho ikiganiro muri rusange tugiye kugaruka rero kuri ibi bikurikira turaza kugaruka ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo imirwano yabereye muri za Kanyabayonga ndetse nano muri parike ya Rwindi turaza kugaruka muri Tongo naho hari agace ku munsi w'ejo rwose kaberemo imirwano tuze gusimbukira no muri zindi access zigiye zitandukanye Sake hari amakuru arimo aratugeraho arimo rwose aremeza ko ngo sharing zabazongeye kubura hanyuma tuze gusimbukira mu mujyi wa Goma ibintu ntago byoroshye ubwoba ni bwinshi ubwoba ni bwose ku bisirikare cyangwa se rwose ku bijyanye n'ingabo ziri hano muri uyu mujyi wa Goma bimeze bite amakuru rero arambuye murabizi ko iyo turi kuri video tuba tugenda rwose twakira n'izindi update zigiye zitandukanye bitewe nuko rwose tuba turi live rero icyo bisobanuye nuko hari byinshi turi buze kugenda twongeramo mu makuru twabateguriye tutabashe kuba tubabwira mu nshamake Sina Makosa ngira ngo amakuru yacu twayahera hano muri uyu mujyi wa Goma amakuru turimo turakira hano muri uyu mujyi wa Goma bakunze Jeune Official nuko uyu mujyi wa Goma ubwoba ni bwose Sina Makosa ubwoba ni bwose ubwoba ni bwose ubwoba bugomba kuba bwose bitewe n'ibyo bari kugenda babonera muri uyu mujyi ntabwo waryama ngo basinzire bazi yuko M23 navuga ko iri mu bice bigiye bikikije uyu mujyi wa Goma ntabwo bagira gutya ngo birare kuko bazi yuko isaha bahura n'urugamba amakuru rero aremeza ko ngo hano muri uyu mujyi wa Goma ngo rwose ngo bakajije umutekano ku buryo bari gushyiraho ikintu cyitwa amabariyeri aya mabariyeri rero akaba ari amabariyeri n'ubundi ari mu bice bigiye bitandukanye mu marompoe agiye atandukanye by'umwihariko bibanze rero muri bice n'ubundi bisa naho byegereye kino kibaya cya Nyiragongo ndetse yewe na hano muri bice byegereye u Rwanda cyangwa se biri ku mbibi z'u Rwanda aho bari gushyiraho amabariyeri aya mabariyeri rero ngo akaba kugira ngo yatambukeho nk'abantu mwe birasaba kuba ufite carte d'arurema cyangwa se carte d'électeur carte d'arurema ubwo ni nk'icyangombwa cyangwa se nk'irangamuntu nuba ngo bafashe ibintu by'ibiti babishinga mu babitereka mu muhanda birimo imishumari ku buryo waba ufite imodoka urahagarara ukabanza ukerekana ibyangombwa ndetse bakanayisuzuma cyangwa se cyo bita ngo nukuyisaka bakareba ibyo utwaye ni biki hanyuma bamara kubireba rero bakabona kugira ute bakabona kureka ugatambuka basanga nyine utwayemo ibyo batifuza bakabisigarana ariko ngira ngo ni n'inzira y'ubusambo Sina Makosa muri hano muri FARDC babonye uramutse ufite nk'igifurumba cy'amafaranga sinzi ko icyo gifurumba cy'amafaranga bakigusigira ntago bakigusigira mu by'ukuri ntabwo bakigusigira birane ibintu navuga babishyizeho si urebye babishyiraho mu buryo bwo kubanga bari gucunga umutekano ariko iyo urebye papasi yabo ni ukugira ngo babone uko bambura abaturage kuko nk'ubu ibaze ko uri mu gihugu ariko waba uri kugenda bakakubaza ibyangombwa ese ni umupaka uri kwambuka ubundi umuturage uri mu gihugu
ntabwo sinzi ko kumusaba ibyangombwa se ubimusanga bikoze iki. Oya ikigaragara cyo n'utu tubariyeri baba bagenda bashyiraho n'utubariyeri tuba tutumvikana ariko wenda twavuga kuba hari umutekano muke wenda birakwiye ntabwo turi buze kwibureminga ariko ni ibintu n'ubundi mu by'ukuri bitakabaye ari ibikorwa byo abaturage ubona mbese nk'ubu nk'amavideo mfite hano urabona abaturage igikuba cyacitse hari abatagitambuka uratambuka rwose bakakwamburira ubusa hari igihe utambuka wenda iyo karite wayisize bakakwambura ngo bazana amafaranga fayita kuri uvange ngo ibyo bintu wabyumva wakubwiye ko 23 nijya kwinjira muri Goma izanyura kuri ama barriere ninde ninde wakubwiye ko M23 nijya kwinjira muri Goma izanyura kuri barriere ariko kuba bikanze bakatekereza ko ngo M23 yaba yaje hano yaba yari filita ikaza muri umujyi wa Goma birabemerera kugira kugira amakenga nibyo birabemerera kugira amakenga wakubwiye ko nimba twavuga amaneko za M23 wakubwiye ko zitagira amakarite ni ntawe none se nyine utu tuntu bashizeho ahanini twari utwo kugira ngo bibonere amafaranga kuko barabura ikarita n'ubundi ntagira ikintu bari gukora kaze nkubwire ikintu nshatse kuvuga hari na maneko za 23 zishobora kuba ziri muri Goma ushobora kuba gusanga arizo zifite ibyangombwa byuzuye ku buryo ushobora kumushakaho dossier ukayibura unuvuga ngo n'abatafite amakarita ikikwereka ko n'ubundi izi barriere hanini usanga n'ubundi ntacyo zivuze nuko iyo ubuze nk'iyo karita ukabaha amafaranga barakureka none se nyine ikindi ntago bavuga ngo bari kureba kugira ngo M23 itinjira ahubwo bashaka kugira ngo bibonere amafaranga donc barriere bayishizeho kugira ngo barebe niba umuntu afite bacunga umutekano bamenye ngo nta M23 iri hano mu mujyi wa Goma ariko uratambuka nta karita ufite waba ufite 10,000 francs ukamuhereza ugatambuka urumva ko rero n'ubundi iyo barriere usibye kuba ikereza abaturage n'iki no kubanyaga no kubambura nta urebye ibyo bayishyiriyeho ntago ari ikora hari n'igihe ubu yifite si ikarite akaguye atizananye ndebe ukayimuhereza wamara kuyimuhereza akaguye ntayo ndagutampaha amafaranga kandi wayimuhaye yayisabye ugaruka kibazo ukuntu uragenda ukayisiga nabyo bikaba ikindi kibazo uyifite uratanga amafaranga utayifite uratanga amafaranga andi mafaranga byaba bitanze ni ikibazo rero no muri Goma naho ngo byagezemo ngo guhera no kusenyera se umanuka iraza za entreprise yewe n'ubundi ndimo ndavuga muri Goma niho biri na mu nkengero ngo birimo ibyo byo rwose birazwi hano muri za Kibumba n'ubundi byari bisanzwe birimo amabariyeri hari muri za Sake yabagamo ariko none ngo kubera ko bafite ubwoba bari kwikanga ko ngo M23 ngo iri M23 ubutasi bwa FARDC ngo burimo buragaragaza ko ngo M23 ngo ifite gahunda yo kuba yafatiwe mu mujyi wa Goma vuba ngo hari n'icyatsekeje ngo n'abazarendo ngo ari gusaba abashoferi amaperimi abazarendo n'abatangiye bigize polisi ugitambuka ngo shoferi ngo zari karite na perimi kumva kaza buryo umuzarenda hakari ku mushoferi ngo zana perimi bikakuyobera muri Kongo we ikongo yahuye n'uruva guseye ibaze kugira wibere mu modoka yawe urimo uratembera cyangwa ugera mu kazi kawe ngo shofa ngo hagarara ngo zana perimi kandi bari kuguhagarikana n'amategeko y'umuhanda niyo wamwereka urupapuro niyo wamwereka karite jaune yagira ngo ni perimi yagira ngo niyo perimi ntabyo azi urumva ko muri Goma nyine urumva ko harimo akajagari karemereye nguru kugenda kuri moto ngo ajye kuvuga ngo motari ngo hagararaho n'umukiriya wawe ngumuza ari byangombwa ko kibaza abavandimwe none aya mabarriere ku mabarriere ni ibindi kuri barriere ntago ushobora gutambuka ntibishoboka nari ndi kumva abamotari hari groupe njyabamo y'abamotari bo muri Goma bari kujya bandikirana muri groupe ngewe hane ngo marango kama uko na kriya mwenye hana karite ngwanze mutosha ku moto yako ajipite mu makarite wazarenda basimufunge urumva ngo mbese bari kwandikirana ngo nk'umotari ngo nimba ahetse umukiriya udafite ibyangombwa ngo yinyire mu makarite ngo bazarenda bataza kumusigarana urumva ko muri Goma nyine ibintu byazambye cyane hanyuma sina makosa reka tuve hano muri uyu mujyi wa Goma sibye ko ntago turi buze kuvamo gutyo turawugarukamo
ariko munyemere dusimukire hano muri axe ya Tongo ni agaciro bavuga ko rwose gaturiye hagati ya parike ngo kazengurutswe na parike. Amakuru arimo aratugeramo ho hano hantu ubona uko ku munsi w'ejo ngo abazarendo bagabye igitero ahantu bita ngo ni Kabizo. Aha rero Kabizo n'ubundi ni hafi na Tongo, bahagaba igitero gikomeye cyane, igitero cyo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero M23 igira icyo yirwanaho, hanza ngiye kurwara amasinezite, ndimo ndumva rwose bitameze neza mu nyihanganira kunze Jeune Official. Hanyuma mu by'ukuri ngo abazarendo bahagabye igitero gikomeye cyane, ngo biza kurangira ngo n'ubundi ngo M23 igisubije inyuma icyo gitero, ariko nanone ngo hakaba hari umwuka mubi w'intambara cyangwa se ugaragaza ko ahashobora kongera kuba haba intambara hano muri za Tongo. Gusa na n'ubu ngubu ndacyarimo ndagenda ngerageza kureba drone yanjye, nyibaze uko byaramutse, kuko aya makuru yangezeho mu masaha ya nimugoroba, nubwo tutabonye umwanya wo kuza muri studio ngo tuyatangaze. Ariko aya makuru rwose yavugaga ko ngo ibi bitero byagabwe n'abazarendo hitwa muri Kabizo, gira ngo ubwo abantu dukurikira Kabizo murahumva murahazi neza cyane. Ntabwo ibintu byagenze neza ku bazarendo, kuko rwose bahatatse. Nyamara mu kwataka icyaje kubaho nta kindi nuko n'ubundi baje gusanga abo batatse babarusha imbaraga, barabarasa, karahava ivumbi ratomoka sina makosa ngayo ngoko. Urumva yuko abazarendo bakomeje navuga nimba ari ukwirwanaho, nimba ari ukwishyiramo akanyabugabo, bakagira ngo bashake kwerekana yuko hari icyo bashoboye kuba bakora, ariko bikomeje kwanga. Ubundi M23 iyo yaravuze ati tugiye kujya tubategereza, noneho ubwo mwihaye gahunda yo kugira ngo mutwatakire rimwe mu bice byose, natwe tugiye kujya tubihorera, mutwatake mutwishoreho ntacyo bitwaye. Ariko urukumva ko nyine nimba bari kujya baza bakayishora aho yiturije, cyakagombye kuba cyiza nuko rwose bakagombye kumanika intwaro. Nubwo tubivuga bakaba ati namwe mujya mugira mugabate se baramanika intwaro, koko ibyo bintu bibaho cyane, kuko iyi ntambara ubundi ntabwo ari ishobora kurangiza ibibazo, usibye ibiganiro. Ubwo rero gisegeti ikomeje kwinangira umutima, navuga yuko nyine abakongomani baracyahatikirira, kuko ibaze nimba igisegeti avuze ngo tuzarwana, Neye 23 bita Sultan Makenga nakavuga ati ariko natwe tuzarwana, nusa amaherezo azaba yahe. Ya amaherezo y'intambara ngira ngo nibyo navuze, aho bigeze hari igihe kirimo kiragenda kigera, bikagaragara ko hari n'igihe FARDC rwose cyangwa se ubutegetsi bw'Kinshasa, ubwo ndavuga Kisekedi, agiye kuzajya agira n'ibyo rwose asaba M23. Muri make agiye no kuzagera igihe avuga ati twe twemeye ibiganiro, ariko noneho M23 usange n'ubundi yashizemo izi uko intambara ikomeza kugenda itinda, niko ingamba zigenda zifatwa, niko ibyo M23 isaba bikomeza kugenda byiyongera. Hari igihe kigiye kuzagera rero bigera igihe njewe ni nabyo bintu ndimo ndabona, n'ukuri penje ibintu nibyo ndimo ndagera ndabona, bitewe urebye uburyo ki M23 irimo iriyubaka, ukareba n'uburyo ki irimo irubaka, n'uburyo iri gukora ibintu hano muri mikorere yayo ifite, nyaboneka biragaragara ko iyi M23 yamaze kwishiramo ko iyi Kivu y'Amajyaruguru kimeze nk'igihugu cyayo, hameze nk'ahantu hayo iyoboye. Kuko niba ari M23 nk'ubu ngubu namaze kumenya ko na bya bindi zangomero z'amashanyarazi barimo barubaka, uzi ko hari izo FARDC leta hari aho yubakishaga. Ubu ngubu tuvugana M23 ubu ni iri kubikurikirana, yakomeje gahunda, ndetse n'aba bantu barimo kubaka abafatanya bikorwa cyangwa se aba barwemeza mirimo. Ubu iyo bagize ikintu bakenera bakibaza M23. Urumva ko irimo iragenda yubaka ibikorwa remezo by'abaturage. Imihanda za Tongo, Murimbi, za Bwiza, imihanda iri gukorwa, amasarongo arakorwa buri munsi, bafitemwe n'amatrakteri. M23 barimo baracura impunzi, bazanye n'amatrakteri yo gukora imihanda. Ariko ku rundi ruhande nkurikije papasi ya intego za AFC, intego za AFC M23, biragaragara ko iyi ntambaro ntabwo iri buze kurangira vuba. Ariko bazana bafite n'imashini byo gukora imihanda barabifite, nayo nyuze hari azamurira. Reka manze mvuga aka kantu sina makosa, manze nsobanura abantu iki kintu bacyumve. M23 ku ntego yayo uko mbibona, mbona ari M23 ishaka kubanza gusukura ibi bice bya hano muri Kivu y'Amajyaruguru,
ikamekinga sure ko ibi bice bigize umutekano ndetse byiteguye kuba byaturwa abaturage bakamererwa neza bakabaho neza. Urumva noneho yamara gukora icyo gikorwa igakomeza urugamba kuko urugamba ndabura rusa naho rutagiye kurangira kuko niba mwibuka neza amagambo agiye atangazwa na Colonel Nanga bavuze ko bagomba kuzaruhukira Kinshasa. nayo harimo gukabya. Oya ntubyite gukabya. Kinshasa nyamara ufata intara ya Kivu Amajyaruguru biyicarire barye baryame harimo no kubanza kwereka Gisekedi ko hari kugira ngo bamuhabye ni nko kumutera ubwoba n'ubwoba nyine kumubwira bati ni nko kumubwira bati ntago tukishaka Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo byonyine kuko dushaka ikombere intego wasangaga abantu baravuga bati wasangaga ibinyamakuru ndetse n'abasesenguzi benshi bavuga bati M23 irashaka kugira ngo Kivu y'Amajyaruguru ibe Kivu yigenga ibintara yigenga sibyo ibyo byamaze kujya mu matwi y'ubutegetsi bw'Kinshasa cyangwa se ya Gisekedi n'abaturage benshi akaba ibyo bifuza n'abaturage benshi nibyo bifuzaga ariko ku ruhande rwa guverinoma cyangwa se rwa Gisekedi bagaragaje ko ibi bintu batabishaka bitanabaho barwana n'inkundura ntibabikozwa ariho wagiye wumva bazanira bati turabirukana ubwo tubageze mu Rwanda nta nubwo mwe muri n'abakongomani muri abanyarwanda ahandi muri abagande hanyuma nyuma yuko iyi ntego babona basa no bagiye kuyigeraho ariko Gisekedi agasa naho yamaze kwinangira baravuga bati ahubwo uko situation ihagaze kugira ngo tumwereke yuko ibintu bikaze nawe agire ubwoba Gisekedi bamushyire igitutu kugira ngo abone ko ibintu bitoroshye nibura turebe ko yakwemera akavuga ati reka mpare kano gato ntahara n'ikinini cyangwa se wenda tuganire nyine ubwo kugira aramutse ugendeye kuri iryo jambo rivuga ngo reka mpare ahantu hato mpare ikintu gito kugira ngo mbure kinini ubwo urumva no guhitecera mu biganiro akavuga ati none yo Kivu y'Amajyaruguru mushaka nimuyitware noneho ibintara yigenga ibi byanyu nyine ibe Kivu yigenga nkuko mubyifuza ariko umutekano ubonetse ibyo rero impamvu mbona ntekereza ko ririya jambo Nanga yavuze avuga ati tuzarwana mpaka tugeze Kinshasa ntekereza ko iri ni ijambo ryagaragazaga cyangwa se ryateraga ubwoba Gisekedi kugira ngo yemere avuga ati none mutware Kivu y'Amajyaruguru ariko ku rundi ruhande urebye nk'umunyamakuru ukoresheje ijisho ryawe nk'umunyamakuru ubona koko bishoboka ko bagera Kinshasa nabyo tubirebeho kubivuga buriya Kinshasa kugerayo buriya ubuse bari abagabo bari bagiye gutera kudeta nubwo yapfuye nubwo itigeze ikorwa ugira ngo burango ntago bari batangije urugamba Kinshasa none se kumva ko bari bariyo M23 Kinshasa ubundi reka nkubwize ukuri abantu bazi basesengura iby'intambara ndetse banabisobanukiwe bakubwira ko ubundi kugira ngo nibura ugabe utangize intambara ugomba kuba ufite aho uturuka ufite support ndetse naho ugira ute naho uri